Kubara ukwezi k'umugore. Ukwezi k'umugore ni kimwe mu bintu bikora itandukaniro rihebuje mu buzima bw'imyororokere y'abari n'abategarugori. Ukwezi k'umugore kandi ni kimwe mu bintu umuntu wese ashobora kwiyunguraho ubumenyi bukamugirira umumaro wa burundu, by'umwihariko bikanagufasha guha isura ahazaza hawe. Impinduka ikomeye mu buzima bw'umukobwa ni ugutangira kujya mu mihango. Ibi biterwa n'uko icyo gihe uyu mukobwa aba ava mu cyiciro cy'abana ajya mu mubare w'abantu bashobora kwitwa ababyeyi, kuko aba ashobora gutwita. Iyo bigeze aho, ikiba gisigaye ni ukwibaza ibintu bitatu by'ingenzi ku buzima bwe. Icya mbere, ese uyu mukobwa watangiye kujya mu mihango yaba yifuza kuba umubyeyi ryari? Icya kabiri, ese azaba umwana cyangwa umwari w'ingirakamaro yiga amashuri ye yose maze azatwite igihe bizaba bikwiye kandi abishatse nyuma yo gushinga urugo? Ese uyu mukobwa watangiye kujya mu mihango nawe azatwita bimutunguye kuko atabashije kwifata? Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe akamaro ko kumenya kubara ukwezi k'umugore. Ubusanzwe kumenya kubara ukwezi kwawe nk'umwana w'umukobwa ni ikintu cy'ingenzi cyane wakwifashisha kugira ngo ujye mu mubare w'abari n'abategarugori bazaba intangarugero. Ikindi kandi, kumenya kubara ukwezi kwawe nk'umwana w'umukobwa ni intambwe idatsimburwa yo kwifashisha wirinda gutwita utabiteganyije, kabone n'ubwo waba wananiwe kwifata. Ku rundi ruhande ariko, ikintu gitangaje ni uko ubushakashatsi bwerekana ko abenshi mu bakobwa bajya mu mihango baba batazi kubara ibijyanye n'ukwezi kwabo. Ibi ni bimwe mu mpamvu bibaviramo gutungurwa n'izindi ngaruka zijyanye no kuba batiteguye. Ese wari uzi ko umwe mu banyeshuri 10 b'abakobwa asiba ishuri kubera imihango yaje atazi ko iri buze? Ubusanzwe ukwezi k'umugore kugizwe n'ibice bitandukanye. Ukwezi k'umugore si ukwezi nk'uku kwa kalendari gusanzwe tubariraho amatariki, ahubwo ni ukwezi gushobora kumara hagati y'iminsi 23 na 35. Mu gusobanura, abenshi bifashisha ukwezi kumara iminsi 28 bitewe n'uko abakobwa benshi bagira ukwezi kudahindagurika ariyo bagira. Ukwezi k'umugore ni imihindagurikire iba mu mubiri w'umugore imutegurira kuba yasama kandi akanatwita. Icyo gihe imisemburo itandukanye igira uruhare mu kwezi k'umugore bitewe n'uko igenda izamuka cyangwa ikamanuka mu maraso, bityo bigatera impinduka zitandukanye tubona mu kwezi k'umugore. Reka gato dusobanukirwe igihe cy'imihango. Mu kubara ukwezi k'umugore, umunsi wa mbere imihango yaziyeho niwo munsi utangira ukwezi k'umugore. Igihe cy'imihango ni igihe kirangwa no kuva amaraso mu bwambure, ku buryo ibi bimara hagati y'iminsi 3 n'iminsi 7. Aya maraso aba azava muri nyababyeyi bitewe n'uko ubusanzwe mu gihe cy'ukwezi k'umugore nyababyeyi igenda ikura yitegura gusama inda. Mbere gato y'uko amaraso aza, iyo intangangore ibuze intangangabo, ibice bya nyababyeyi byiteguraga gusama birasenyuka bigatangira gusohoka byabaye amaraso, aribyo bita igihe cy'imihango. Reka dukomereze ikiganiro ku gukura no gusohoka kw'intangangore. Mu ntangiriro z'ukwezi k'umugore, imvubura ziba mu bwonko zohereza umusemburo witwa FSH, Follicle Stimulating Hormone. Uyu ni wo musemburo utuma udusabo tw'intanga ovaries turekura intangangore maze ikajya gutegereza intangangabo muri nyababyeyi. Uyu musemburo kandi niwo utuma umubare mwinshi w'imvubura za follicles wiyongera,
noneho nawe ugatangira gutanga undi musemburo witwa estrogene. Mu minsi ya mbere y'ukwezi k'umugore uyu musemburo uba uri ku kigero gike, ukagenda wiyongera uko imvubura za follicles zigenda zikura. Ikigero cy'ubwiyongere bw'umusemburo wa estrogen gitera ukwiyongera vuba k'umusemburo witwa LH, luteinizing hormone, akaba ari wo utuma intangangore isohoka ikajya gutegereza intangangabo. Intangangore irekurwa hegera hagati mu kwezi. Kuri bamwe bafite ukwezi kw'iminsi 28 ni ku munsi wa 14. Ku bafite ukwezi kudahindagurika kumara iminsi 31, intangangore irekurwa ku munsi wa 17. Reka dukomereze ikiganiro ku gihe cy'uburumbuke. Igihe cy'uburumbuke ni igihe umukobwa cyangwa umugore aba ashobora gusama igihe akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Iyi ntangangore imaze gusohoka mu gasabo k'intanga, yerekeza aho itegerereza intangangabo ku buryo ishobora kuhamara amasaha 28 mbere y'uko ipfa. Iyo imibonano mpuzabitsina ibaye maze intangangabo zikinjira mu bwambure bw'umugore, ziba zishobora gutegereza intangangore iminsi iri hagati y'3 n'5. Ubwo ni ukuvuga ngo igihe cy'uburumbuke kibarwa uhereye ku munsi intangangore yasohokeye, ugakuramo iminsi intangangabo ishobora kuyitegereza, ukanongeraho iminsi 2 intangangore ishobora kumara itegereje. Nyuma y'igihe cy'uburumbuke, nyababyeyi ibifashijwemo n'imisemburo irabyibuha kandi igakura yitegura kwakira urusoro no gutwita. Iyo bitabayeho rero niho hahandi bigeraho bigashwanyuka, umugore akaba yajya mu mihango. Muri icyo gihe cyo gukura kwa nyababyeyi nicyo gihe kidahinduka mu kwezi k'umugore, kikaba kimara iminsi 14. Musobanukirwe ko kumenya kubara ukwezi k'umugore byifashishwa mu kubara igihe cy'uburumbuke n'igihe cy'imihango y'ubutaha. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.